mu gihe isi yihuta yerekeza gukoresha amafaranga ya digital. Pi Network ni umwe mu mishinga ukomeje gukundwa cyane kubera uburyo worohereza abantu bose kubona no gukoresha cryptocurrency. Yatangijwe mu mwaka wa 2019 n'itsinda ry'impuguke zo muri Stanford University. Pi Network twagiye tuyigarukaho mu biganiro byacu byatambutse. Uyu munsi reka twongere tuyivugeho. Pi Network yifashisha uburyo bwihariye bwo gucukura amafaranga ukoresheje telefone igendanwa nta gukoresha ingufu nyinshi z'amashanyarazi. Ubu rero iyi mishinga imaze gutera intambwe ishimishije kandi hari amahirwe menshi yitezwe n'abayifite. Ayo mahirwe rero ni ayahe kuri ufite Pi uyu munsi wa none? Nyuma y'itangizwa rya mainnet ni bangahe bamaze gukora KYC cyangwa se know your customer? Abasigaye bo ni bangahe? Abashinze Pi Network bari kwiteganyiriza iki? Kuki Pi Network hari bamwe bavuga ko ari cryptocurrency, abandi bakayita digital currency? Pi ubu iri guteganywa gukoresha mu zihe serivisi? Byose reka tubivi muzi ni muzingo. Mbaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Kugeza uyu munsi wa none umushinga wa Pi Network umaze kugera ku rwego rushimishije, aho abayikoresha cyangwa se pioneers bamaze kugera kuri miliyoni zirenga 47 ku isi yose. Iyi mishinga yateye imbere mu bice bikurikira. Hari icyo bita KYC cyangwa se know your customer. Ubu ni uburyo bw'inzira ibigo by'imari cyangwa imishinga ya cryptocurrency bikoresha kugira ngo bamenye abakiriya babo neza. Muri Pi Network, KYC ni uburyo bwo kwemeza ko umuntu ukoresha konti ari umuntu w'ukuri, atari robo cyangwa umuntu ufite konti nyinshi. Dore impamvu KYC ari ingenzi muri Pi Network: irinda uburiganya cyangwa fraud no gukoresha konti nyinshi zitemewe. Ituma umuntu kandi yemererwa kwimurira Pi ze kuri mainnet kugira ngo azazikoreshe mu bucuruzi cyangwa kuyigurisha igihe izabigurishwa ku masoko ya cryptocurrency. Itanga umutekano kandi no kwizera ko Pi izakoreshwa n'abantu b'ukuri. Kwemererwa gukora KYC, ubutumwa buza muri Pi application cyangwa se application ya Pi bukakwereka ko wemerewe gukora KYC. Hari kandi ibisabwa. Kuba bikoze mwabonye ko usabwa gutanga ibyangombwa by'ubwene gihugu nk'indangamuntu cyangwa passport. Hari kandi gusuzuma amakuru yawe arasuzumwa kugira ngo hagenzurwe niba wemewe. Hari ibyemezo. Niba usabye KYC cyangwa se know your customer ukabyemererwa, ubona icyemezo kandi ukaba wemerewe gukoresha Pi yawe kuri mainnet. Kugeza uyu munsi wa none abantu benshi ku isi baracyategereje guhabwa amahirwe yo gukora KYC, kuko Pi Network iyifungurira abantu buhoro buhoro kandi bigasaba iminsi igera kuri 30 nibura ukora mining cyangwa ucukura Pi udasiba. Hamaze kwemezwa abantu barenga miliyoni 18 banyuze mu cyemezo cya KYC, ndetse abagera kuri miliyoni 8 bamaze kwimukira kuri mainnet. Nyuma yo gutangiza mainnet ya Pi Network ku itariki ya 20 Gashyantare muri uyu mwaka 2025, habayeho impinduka zikomeye mu mikorere n'ikoreshwa rya Pi. Hari ukuzamuka kw'igiciro cya Pi. Nyuma y'itangizwa rya mainnet, igiciro cya Pi cyazamutseho 70%. Ibi byerekana ukwiyongera ku cyizere mu isoko rya cryptocurrency. Ku itariki ya 20 Gashyantare uyu mwaka wa 2025, ubwo Pi Network yatangizaga open mainnet, igiciro cya Pi cyatangiriye ku $3.97 ku kigo bita OKX, nyuma kizamuka kugera ku $3.41 kuri Bitgate. Ibi byerekanye ko igiciro cya Pi cyatangiriye ku rwego rwo hasi ugereranyije n'ibyari byitezwe n'abapioneer cyangwa se pioneers, ariko nyuma kikazamuka mu masaha yakurikiyeho. Gusa n'ubundi abahanga biri faranga bemeza ko igiciro cya Pi cyanditse kandi kibitse mu nyandiko za Pi Network, nubwo iri kugurishwa ku masoko atandukanye ku giciro kiri hasi, aho ibiri ku gaciro $1.5 kuzamuka nibura kugera ku $2. Ubu ikaba iri kugurishwa ku masoko atandukanye nk'ikigo cya OKX, ariko umunsi ngo hashyizweho amasoko n'ibicuruzwa byemera Pi nk'ifaranga nibwo ibintu bizahindura isura, kandi ngo abazaba barazigurishije bashobora kuzicuza mu buryo bukomeye. Hari kandi gukomeza gucukura Pi cyangwa se mining. Nubwo mainnet yatangijwe, abakoresha baracyashobora gucukura Pi binyuze muri application yabo. Ibi bituma habaho ukwiyongera kw'abitabira umushinga no gukomeza gukwirakwiza Pi mu bakoresha bashya. Kwaguka kwa ecosystem ya Pi Network, hamaze gushyirwaho porogaramu nyinshi zishyigikira ikoreshwa rya Pi Network mu bucuruzi no mu zindi serivisi. Ibi bituma Pi bifaranga rifite akamaro mu buzima bwa buri munsi bw'abayikoresha. Hari kandi guhinduka kw'ikoreshwa rya Pi Network. Abakoresha bashobora gukoresha Pi mu kugura serivisi n'ibicuruzwa bitandukanye, ndetse no kuyigurisha ku masoko ya cryptocurrency bitewe nuko isoko ryakira Pi. Mwibuka ko Pi ari cryptocurrency, iki kintu abantu bahora bakijya impaka. Hari n'abanteye amabuye mu biganiro bya mbere kuko navuze ko Pi ari cryptocurrency,
Cryptocurrency na digital currency birasa mu buryo bumwe kuko byombi ari amafaranga akorera mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se digital, ariko hari itandukaniro rikomeye hagati y'aya mafaranga. Reka tubyumve neza mbere ko tuza kugaruka kuri Pi Network. Cryptocurrency ni amafaranga ya digital akorera kuri blockchain, ikaba itagenzurwa n'ubuyobozi bumwe bwihariye cyangwa se decentralized. Iyi blockchain ituma ibintu byose bikora mu mucyo kandi ntihakenerwe amabanki cyangwa ibigo by'imari. Hano rero urugero rwa cryptocurrency twavuga ni nka Bitcoin, Ethereum, Litecoin ndetse na Pi Network. Ibiranga cryptocurrency ntigenzurwa n'igihugu cyangwa banki nkuru, ikoresha kandi blockchain kugira ngo ibimenyetso by'amafaranga bikurikiranwe. Ibikorwa by'imari bikorerwa mu mucyo, transparent, kandi nta muntu ubigenga wenyine. Ikoreshwa kandi mu bucuruzi no kwishyurana ku isi yose. Noneho reka turebe digital currency. Digital currency ni amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko agenzurwa na banki cyangwa leta, ari centralized. Aya ni nk'amafaranga dusanzwe tumenyereye, fiat money, ariko akoreshwa mu buryo bwa digital atari impapuro cyangwa ibiceri. Urugero rwa digital currency wavuga nka Central Bank Digital Currency, iyi ngiyi yitwa CBDC cyangwa se e-naira ya Nigeria. Hari kandi amafaranga yo kuri mobile money nka Momo na Airtel Money. Aya mafaranga nayo ni digital currency, amafaranga yo kuri PayPal cyangwa Apple Pay. Ibiranga digital currency: igenzurwa n'igihugu cyangwa banki nkuru, ishobora kuba ifite agaciro gahoraho nk'amafaranga dusanganywe, kandi ntashingiye kuri blockchain nka cryptocurrency, igira amabwiriza ya leta ayigenga. Cryptocurrency ni amafaranga ya digital ariko adafite igenzura rya leta kandi akorera kuri blockchain yayo. Digital currency nayo ni amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko agenzurwa n'inzego zemewe nk'amabanki ndetse na leta. Muri make, cryptocurrency ni ubwoko bumwe bw'amafaranga ya digital, ariko siko buri digital currency ari cryptocurrency. Pi ni cryptocurrency kuko ikorera kuri blockchain yayo bwite kandi nta banki cyangwa leta igenzura kugeza uyu munsi wa none. Si digital currency isanzwe kuko iyo iba digital currency yari kugenzurwa n'igihugu runaka cyangwa banki nkuru. Pi nitangira gucuruzwa ku masoko rusange ya cryptocurrency izaba ifite imbaraga nk'izindi cryptocurrency nka Bitcoin ndetse na Ethereum. Ahubwo none reka twibaze ngo cryptocurrency yahinduka digital currency? Hano igisubizo ni yego. Cryptocurrency ishobora kuba digital currency ariko siko buri gihe biba byoroshye. Cryptocurrency nka Bitcoin, Ethereum cyangwa Pi Network zishobora guhinduka digital currency igihe leta cyangwa amabanki yemeje kuyakoresha nk'amafaranga yemewe. Urugero, El Salvador yemeye Bitcoin nk'ifaranga ry'igihugu cyayo mu mwaka wa 2021. Niba ibihugu byinshi byemeye ko Pi Network cyangwa Bitcoin zikoreshwa nk'amafaranga yo kwishyurana, byahinduka digital currency yemewe. Iyo cryptocurrency igenzurwa na leta cyangwa amabanki, urugero iyo banki nkuru ikizeho Central Bank Digital Currency CBDC ishingiye kuri blockchain, yaba cryptocurrency yagiye mu rwego rwa digital currency. Hari kandi ikoreshwa mu buryo bwagutse nk'amafaranga asanzwe. Niba abantu benshi bashobora gukoresha cryptocurrency mu buzima bwa buri munsi, guhaha, kwishyura serivisi, guhererekanya amafaranga, ibi bishobora gutuma ifata isura ya digital currency. Ibi ari nabyo biri guteganywa ku mushinga wa Pi Network, ariko ntiwahita ubishingiraho uvuga ko ari digital currency uyu munsi wa none. Ariko se nanone buri cryptocurrency yaba digital currency? Hano igisubizo ni oya, kuko cryptocurrency nyinshi zigengwa n'uburyo bwa decentralization, nta muntu umwe uzigenzura, mu gihe digital currency isanzwe igenzurwa na leta cyangwa amabanki. Tukimara kumva neza ibi bintu, Pi Network rero iramutse yemewe na leta nk'ifaranga rikoreshwa mu gihugu runaka, yabihindutse digital currency. Ese wowe wumva wifuza ko Pi yahinduka digital currency cyangwa wagira impungenge? Reka twigarukire ku mushinga utegerejwe na benshi. Impinduka zose zimaze kuba kuri Pi Network zirekana ko Pi Network ikomeje gutera imbere no gufata umwanya ukomeye mu isoko rya cryptocurrency, bitanga amahirwe menshi ku bayikoresha. Ibikorwa by'ubucuruzi bigenda byiyongera aho abantu batangiye gukoresha Pi mu kugura no kugurisha serivisi n'ibicuruzwa, cyane cyane nko mu bihugu byo muri Aziya no muri Amerika yo hagati. Itangizwa rya mainnet, ubusanzwe gutangiza open mainnet byari byitezwe muri Mutarama mu mwaka wa 2025, ariko byakozwe muri Gashyantare mu mwaka wa 2025. Mu gihe kiri imbere, Pi Network ifite gahunda zikomeye, harimo kwagura ikoreshwa rya Pi mu bucuruzi. Harateganywa kwagura ubucuruzi bwemeza kwishyura hakoreshejwe Pi binyuze mu bufatanye n'amabanki ndetse n'ibindi bigo by'imari. Hari kandi gushyiraho isoko rikora neza. Nyuma yo gufungura mainnet, Pi izaba ishobora gucuruzwa ku masoko ya cryptocurrency asanzwe nka Binance, Coinbase n'andi atandukanye. Kugeza ubu ufite Pi zawe wazishyira kuri exchange cyangwa se ikigo cyitwa OKX ukazigurisha cyangwa ukabona zibitseho cyangwa se ukanazigura.
iyi ikora nka Binance kandi irizewe, inafitanye amasezerano yo kwamamaza n'ikipe ya Manchester City yo mu Bwongereza. None nayahe mahirwe abafite Pi network bashobora kugiramo uruhare? Aha wasangamo kubika no kuzigama Pi zawe. Abayifite bashobora gukomeza kuyibika kugira ngo izagira agaciro kanini nyuma yo kujya ku isoko ryagutse. Mwibuka ko kugeza uyu munsi wa none kuri Binance ntabwo baremerera Pi network kuzigura no kuzicururizaho, ariko kugeza uyu munsi baracyatora kuri iki cyemezo. Hari ubucuruzi n'ubushabitsi. Pi ishobora kwemerwa nk'uburyo bwo kwishyura mu bucuruzi bw'abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo by'imari. Hari kandi kugurisha serivisi n'ibicuruzwa. Hari amahirwe yo kwishyurwa hakoreshejwe Pi cyane cyane mu bucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga. Kugeza uyu munsi wa none rero Pi network ni umushinga uremereye cyane mu isi ya cryptocurrency, kandi iterambere ryawo riragaragaza ko rifite ejo hazaza heza. Mu gihe tugitegereje indi mishinga izagenda iyishamikiraho, ni ingenzi gukomeza gukurikirana iby'iyi mishinga no kugira uruhare mu mahirwe atandukanye y'ibikorwa byayo. Kuba waratangiye gukoresha Pi ni intambwe nziza, kandi ejo hazaza hayo ni heza cyane. Dusoza nababaza nti ese mwiteguye kuzakoresha Pi zanyu mu buryo bwagutse? Muransubiza muri comment. Ngende mugira banga ati aha ni kuri The Bros Entertainment. Mugire ibihe byiza n'amafaranga aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabashimiye.